ibintu biki ngo nabikuje ngo ganga kungeraho. Guys, hano ngiye kubabwira uburyo iyi website imikorere ikora n'ibintu ugomba kugenderaho ndetse n'uburyo ugomba kwihangana mu gihe wabikuje amafaranga yawe ntahite akugeraho. Niyo mpamvu ukwiye kureba iyi video kuva itangiye kugeza irangiye kugira ngo usobanukirwe imikorere y'iyi website. Abantu batangiye kwandika ngo ubwo nahiye ngo ni scam. Guys, ntago ari scam, mugabanye kuvuga ngo ni scam. Buno mu gitararangira ntago ari scam kuko iri gukora neza, nirangira nibwo izaba yabaye scam, ariko buno mu gitararangira iri gukora neza. Rero iki niyo mpamvu nkoze iyi video kugira ngo mbabwire imikorere y'iyi website. Ku bantu mwatangiye kwandika, nabonye hano muri comment hari umuntu watangiye kwandika ngo ibintu scam. Kandi guys, nkwibutsa ko iyo ushaka kugira ngo video ibigaragara neza uraza ugakanda. Hari abantu bareba video ugasanga video ntago igaragara neza. Mbere yuko dukomeza, iyo ushaka kugira ngo video yawe yirebe igaragara neza, hari abantu nabonye batangiye kunyandikira ngo video ntago igaragara kandi bana ya uploadinze igaragara neza, kuko nuko utazi uburyo igaragara neza bitewe nuko uba warabisetinze nabi. Mbere yuko dutangira rero iyi video, iyi YouTube channel ni Uziyeri Tech Media nk'ibisanzwe, banza ukande subscribe, urebe ko wakanze like, niba utarakanze like uri gusigara cyane. Iyo ushaka kugira ngo video yawe ibi igaragara neza cyane, uraza hano, ukimara kuyikanda, ukimara kuyemeza, uraza hano. Guys, abantu bashoye muri la website rwose bahaye agatima, mwizere amafaranga yanyu muzayabona kandi muzayagaruza, kuko ira website ntago ari scam. Kubikuza birakunda, huko nuko mwagiye mu kubunza ubugambo. Wora bikuza hari yaba ari kuvuga ngo tegereza igihe kingana n'amasaha 28, wategereza wamara amasaha 24 amafaranga yawe atari yakugeraho, ugasanga utangiye gutabaza ngo ibintu ngo ni scam, ukazuka ukarika muri comment ngo ibintu ni scam. Iyo ushaka kugira ngo video yawe bigaragara neza, uraza ukakanda kwa kana kamenyetso ka setting hano hejuru. Ukimara kugakanda, uraza ukaza hano handitse quality, uraza ugakanda hano handitse quality. Ukimara gukanda hano handitse quality, uraza ugakanda hano handitse advanced, ukakanda gutya. Urabona ko video yanjye mba nayauploadingiye mu G8 kugira ibigaragare neza, mu gihe 7 muri kugira ngo video ize igaragara neza. Wenda ku muntu ufite connection ndende n'ufite mega nyinshi arebera mu G8, ariko wenda uri ahantu atari connection cyane urebera mu gihe 7. Mbe shaka warebera ubundi. Dore video igaragara neza iva kuhera kuri 480 kuri 720 kugera ku G8 na 80 kugera ku 1080 nibwo video ibigaragara neza. Kuri 360 na 240 n'ijana na 144 ntago ibigaragara neza. Rero uze weho uhite uyisetinga hano mu G8, utegereza akanya gato urebe video iraba igaragara neza step by step. Twakomeje rero kwa cya kibazo, nabonye hano hari abantu batangiye kwandika ngo muri comment ngo mumbwiye rwose ko kubikuza ngo byanze bishobora kuba bitizewe pe. Yes, birizewe, ahubwo wowe ikibazo cyawe kiri he. Niba ukora iyi video, tegereza igihe kingana n'amasaha 28 amafaranga yawe n'abatarakugeraho, nibwo ushobora kwandikira support nkuko ndabikwereka hariya muri website uburyo usaba ubufasha. Kandi wowe ufite ikibazo cyuko uba washizemo amafaranga muri iriya website nagere kuri balance ngo ubashe kuba wagura nka product, nabwo ndakwereka uburyo usaba ubufasha ukagura product. Wewe wari ufite ikibazo, watangiye kwiheba, watangiye guheba ngo amafaranga yawe yahebye, haracyari igihe cyo kugaruza amafaranga yawe. Ko ndakwereka nimero urasabaho ubufasha. Upfa kuba ufite message igaragaza ko wishyuye amafaranga yawe, ari tajya kuri balance, nyuma namara kujya kuri balance ugure product utangire nawe ukura amafaranga muri iriya website. Nkwibutsa ko iyi YouTube channel guys, niba utarakanda subscribe urugomba cyane. Niba utarayi video nawe, niba utarashora wari wanagize n'ubwoba, shora rwose. Gusa ntawe matiriza, nyine iyi video igabije kwigisha, nigamije inyungu murengera, ntawe matiriza. Niba ushaka gufata icyemezo, reba nk'uyu ngo bayanditse ngo scam, iyo mwifata mukavuga ngo ibintu ni scam, gusa umuntu arabareka nyine muri comment muvuga ibyo mushaka. Gusa iyi website ni website nziza cyane, ko ninza hano handitse profile, nkaza hano handitse PIL, nkaza hano handitse withdraw record. Urabona ko
maze kubikuzamo inshuro irenze imwe. Ushobora kuvuga ngo kureka nze ko maze kubikuzamo inshuro nyinshi kandi website ari nshasha. Yego iyi website ni nshasha, imaze iminsi 2 yonyine, ejo nayivuzeho nibwo yari isohotse, nawe wayitangira. Impamvu maze kubikuzamo inshuro nyinshi nuko nagiye ntumira abantu, kandi urabizi zino website mbibiri banga iyo utumiye abantu urinjiza. Niyo mpamvu ubona ko nagiye mbikuzamo inshuro nyinshi, kandi urabona ko amafaranga yagiye angeraho, usibye gano gakiri muri pending, ariko ndatuje kuko arangeraho kuri MTN yanjye mobile money. Kandi nituza hano muri withdraw, mwe muri kuvuga ngo business ngo yabaye scam, ngo wategereje nigakugeraho. Niyo mpamvu nkoze iyi video kuko nari ndambiwe abantu bari kunyandikira ngo nuko twabikuje, ngo akaba mashize amasaha 2, akaba yashize amasaha 4, hakaba hashize ibiki n'ibiki, ubugambo bwinshi. Niyo mpamvu nkoze iyi video kugira ngo ndebe ko nakira mu magambo, nyemure ikibazo cy'abantu mwe muri kuvuga ngo kubikuza byagenze bite, ngo byatinze. Hano barakubwira ngo kuva saa 6 z'ijoro kugera saa 1 uba wemerewe kubikuza everyday. Maximum ni inshuro 4 wemerewe kubikuza ku munsi. Igihe cyo gutegereza, tegereza igihe kingana n'amasaha 28. Wategereje amasaha 28, amafaranga yawe urayabura cyane, kwa kundi mugendaga mugahita mwandika muri comment mukandika ubugambo bwinshi cyane, kandi ntago aba ari sawa cyane. Kandi aya masaha 28 nuyategereza amafaranga yawe nakugeraho wabikuje, uraza hano, kandi ndabizi neza ari amasaha 28 nta nubwo ageramo. Uraza hano handitse support WhatsApp, uraza hano handitse WhatsApp support, wakandeho gutya gari amasaha nagera amafaranga yawe atari yakugeraho. Ukande hari handitse support WhatsApp, ndabona gusa ndabona support WhatsApp sinzi, ndabona bitari gukunda, ariko reka nze nkwereke iyo nimero urandikira. Reka nze nkwereke, uraza muri WhatsApp groupe yabo kugira ngo nkwereke nimero urandikira ikagufasha. Ikibazo ufite upfa kuba ufite screenshot igaragaza ko wabikuje amasaha 28 akagera utari wagira amasaha 28 akagira amafaranga yawe atarakugeraho, cyangwa se wewe washoye amafaranga yawe nakugereho, nabwo nagere kuri balance ngo ube wabasha kugura product, nawe ikibazo cyawe uzigikemurikire muri iyi group. Uraza hano muri iyi group, ushobora kuza ukandika, ushobora gusanga ifunze, ariko ureba uyu muntu uriho kano ga profile guys, uyu muntu uriho kano ga profile niwe manager. Uraza umwandikire, reka nze tumukandeho, ndakeka mu kubona iyo nimero nugera muri groupe, nimero urasangamo imeze gutya, niyo manager. Niyo wabaza abantu bari muri groupe bahita bakubwira ngo manager nuwo nguwo, ugahita umwandikira akagufasha, akakemura ibibazo waba ufite byose, haba ibyo kubikuza, haba ibyo kuba washizemo amafaranga, akaguma ukishura nagere kuri iri account yiri ya website gugure product, byose arabikemura. Mbese ibibazo byose waba ufite byerekeye kuri iyi website, uyu mu manager arabikemura. Hari amukunda kuvuga ngo ibintu scam, nyine mujye muhorana ibitekerezo ko ibintu byose ari scam. Nuko nguko nyine amaherezo yanyu nuko bizarangira, kuko maze kubikuzamo inshuro imwe. Ninzana hano muri SMS, ndakwereka izi ni SMS nakiriye. Reka nze kugira ngo ubone ko byizewe, ndagira ngo urebe amafaranga gari hano. Noneho urabona ko ari 4328 nakiriye ejo saa 11:41 n'amasegonda 42. Ninza hano muri website, ndaza hano kuri profile, nkwibutsa ko link yo kwiyandikisha aho ushaka kwishorera irayisa muri comment ya mbere iyi video, ndetse nawe utararebye uburyo wiyandikisha muri website, link yo kwiyandikisha ndaba nayigushiriye, link ya part 1 ndaba nayishize muri comment ya mbere y'iyi video. Urabona yuko ga amafaranga nabikuje nayabikuje ari 2700 arangeraho, ari 2328 nkuko uri kubibona, kandi yangezeho. Ukubona ko iyi message ihuye neza n'iyi ngiyi iri hano muri iyi website. Iyi website wowe ukunda investment itangira uyikoreshe, harimo ama product menshi ushobora kugura. Nk'iyi product urabona bashizemo product ya make, aho ushobora kugura iyi product ya 5 ukajya ubikuza nyuma ya buri cyumweru, ukabikuzamo 7, bivuze ngo ni 1000 cyawe buri munsi, ari kubikuza mu gihe kingana n'icyumweru. Urabona harimo product y'10,000, aho ushobora kujya winjiza 2, waza ugahitamo product ikujyoheye nyine ikunyuze, yukanze hari view
hari abantu nyine batari kubona product za menshi. Iyo ugeze hano bakakubaza kano, ukanda hano handitse view plan or plan, ukakandaho nyine hano hazamo product nyinshi ushobora kugura, ukabasha kuba wazigura ukinjiza muri iyi application cyangwa se muri iyi website. Urabona product ya nyuma igura $3,000,000, aho ushobora kujya winjiza ingano y'aya ngaya ameze uku nguku. Waza rero ugatangira iyi website wo kunda investment, gusa nawe matiza gushora niwo ufata icyemezo ukishorera muri iyi website. Abantu batazi kureba muri comment rero, ishaka kureba muri comment ya video ukareba link mba nagushije muri comment, uraza hano ugakanda muri comment, kanda muri comment ubusanga link irimo, dore nk'hano irimo. Ushobora kuza ugahita uyikanda ugahita uhanga account, kwahanga account cyangwa se ukaza ukareba iyi video iyi ngiyi nakoze ejo, niyo uraza urebe ikuyobora ibintu byose uburyo bikorwa. Usibye ko ndi guca umuco ku bantu bari kuvanga ikibazo cyo kubikuza ngo byabaye scam, ntabwo ari scam. Ukaza ukareba iyi video ukasobanukirwa uburyo bakoramo account. Guys, niba utarakora subscribe kuri channel urigomba cyane, nanshorije video y'uyu munsi. YouTube channel nk'ibisanzwe yari Uzziel Tech Media, mutazacikwa na video z'ubutaha. Guys, nkwibutsa ko n'abakoze iyi website, usibye ko yo ntago nayikozeho video kuri YouTube channel, guys, ejo kuri YouTube channel naho ya Uzziel Tech 150 ngiyi naho nakoze video, waza ukansapotinga. N'iyi website nayo ni imwe mu investment ushora 5. Rero nayo kubikuza utegereza igihe kingana n'amasaha 28, abayikoze nayo mujye mwihangana, nayo niko ikora.